duteguriye.
mbuga nkoranyambaga zitandukanye. ubwo bivuze ngo na Nyirwa TV irahabaye kugira ngo abantu bajye babasha kuba babona ibihangano byanyu, inspiration zanyu muri rusange. Kandi rero reka tubabwire neza yuko nshuti bakunzi ba Nyirwa TV yuko aba basore harimo abubatse, harimo n'abubatse mu bitekerezo cyangwa n'ababeshye twese bubatse mu bigaragara. turubatse ntabwo turasenya. Yes, umukozi wa Nyirwa TV ati gutera nk'ubwariya kandi akaba n'umuntu uvuga rikijyana ati turubatse ntabwo turasenya. Mu bitekerezo turubatse rwose turi abantu bashima Imana. Kandi iyi gurupe rero narayikunze. Nimara kuba mu gitekerezo cyangwa uko bagiye kwitwara yarangiye cyane. Tugomba kuririmba isiyoni rero gutunganya. Nifatanyije nabo rero Imana rero umugisha sinzi wenda mu gashingura cumu niba turaza kubishingura gutyo tukagenda, ariko njye numvaga mwebwe akiri yose cyangwa se numvaga gikomeje gukumbura ibihimbano byanyu, kugira ngo mwagiye munabona ko nanjye ndimo ndagenda ngira gutya nkakubitamo nubwo birancanga, ariko nza ako kubazamo bisaba iki ubundi ubu ngubu? Tuzamo cyambere no kubyiyumvamo. Ujya gukora ikintu utakiyumvamo, niyo mpamvu bikora igihe gito kubanza ukabyiyumvamo ko uje gukora umurimo w'Imana tayari ugafata. Ubu ngubu abashaka hakeneye nko kuba yagira uko abatumira akavuga ati ndabashaka iwanjye, ndabashaka iwacu ku rusengero, mbona ndakunze, mbona nabakumbura, nazajya mpora mbakumbura. Ese hari nimero ya telefone mwatanga kugira ngo umuntu ajye abashakiraho mu gihe abakeneye? Murakoze, nimero ya telefone irahari ya perezida yatubwira kugira ngo nimero ya telefone 078 asubiramo 078 iyo nomero imbere y'iteka kandi ushobora kuyibonaho amagambo mukuru w'itorero rya Bwiza 083863638 ngira ngo rero hari ukuntu twihutiye gutangira, ariko twabikoze tubishaka tugira ngo tuze kugukumbuza umenye ngo Grace of Unity ni bantu ki. Wabamenye ni abasore, harimo n'abagabo bubatse, ariko na GU hano barubatse ariko ntabwo barasenya. Ntabwo barasenya. Bivuze ko mu bitekerezo mwubatse kandi murabihamisha no kuzabishyira ku mugaragaro mu myaka cyangwa se mu minsi iri imbere. Ubuhanuzi bw'icyo buvuga imyaka n'iminsi biragaragara. Ese ubundi mwamubarizwa hehe kugira ngo nibura wenda aderesi igaragara umuntu yababarizaho mu ncamake, kugira ngo tutabaza nk'umukuru w'itorero kugira ngo atugaragaze neza location cyangwa se aho mubarizwa? Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Sinode Pascal, ukunda kwitabira. Tubarizwa ku itorero rya Bwiza mu ntara y'Ubuvuzi, muri Bibiri y'Amajyepfo y'Uburasirazuba, muri bihugu bitandukanye muri Rwanda y'Ibirunga. Ubwo se nkawe wenda nk'ubashe kukumva akaba atabisobanukiwe, ubu yaba ari nko muri ntara y'igihugu? Mu ntara y'igihugu muri n'Iburasirazuba, mu karere ka Kayonza, umurenge wa Nyamirama, mu mudugudu wa Bwiza, mu kagari ka Ruhango. Ni aho ngaho rwose umuntu akaza akavuga ati ngiye Bwiza ku itorero ry'Abadiventiste munsi wa karindwi, hariya mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza, harya hafi na Santere de Sante, hafi na polisi, hafi na Croix-Rouge. byose biravuga nayo nguko rero. Indi mukuru wa Nyirwa TV rero nuko uyu mwanya tuba twahisemo kugira ngo utagira irungu, utaza kwifata amapfuko cyangwa se ngo witangire itama aho udafite Uwiteka. Jigi hano batubwiye yuko ufite akandi kantu k'agashinguracumu bagiye kutunagiraho, turaza kugasoza cyangwa uri kumunze mudatwibwire, wenda hataza no kugiraho uzanyira akavuga ati dore runaka akavuga ngo ni runaka katazi izina ryawe, ariko kubera ko umutoza rwose umutoza akigiza ijwi hejuru ubundi akivuga rwose. murakoze cyane. Amazina yanjye ni Gabriel Kayitare, inshingano zari bazindi. Murakoze. Yego, amazina yavuze yitwa Sinode Pascal, umuririmbyi kandi nkaba n'umubitsi
komeza kugubwa neza rero. Iyi twari kumwe ni groupe Grace Unity iboneka hariya mu itorero ry'Abadventiste munsi wa karindwi rya Bwiza. Kari agaciyeho rero naho gutaha mu kindi kiganiro cyangwa se ikindi gihe twabatumiye bitewe n'uko muri mukomeza kwitwara neza tuzakomeza tuza tubagereho nk'itangazamakuru tubagereho. Kandi ikindi rero nuko turabashimiye cyane. Imana ibamugisha kandi ibagurire ibyo mutarashyikira kugeraho. Kugira ngo twasoza dututira abari baduteze amatwi bari kureba kudukurikirana kwawe ni inkunga ikomeye cyane kandi Uwiteka yongera kuvana ubushobozi